umunyamakuru mugenzi wacu Ngoboka Sylvain ukorera Karongi arafunzwe ari mu maboko ataraye. Uyu mwana si ubwa mbere navuga ko ubuyobozi bwa hariya bumwigirizaho nkana. Ubushize yamaze iminsi 59 mu nzererezi Tongati. Avayo nabwo azira akazi. Ngoboka mbere ajya Tongati ibintu ndabivuga kubera ko ntabwo nishimye ababaye cyane. Ibi mbivuze uno munsi kugira ngo abazi no dossier abo twavuganye nabo tutavuganye. Ngoboka niba afite icyaha ashyikiriza urukiko aburane twese tubimenye. Yandikira Visime ati ko bivuga ko hari amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 ubwo n'umwaka ushize 2025 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse ubu mukaba mwaramaze kuyasubiza. Byaba ari byo byagenze gute kugira ngo bigeraho? Nge bivuze kubera ko hari inzego nabajije ku byaya mafaranga Visime yayigurije. Bakumvizi ba KOP rero twongeye kubasuhuza. Udutangiye ukwezi kwa 4 2026. Ni ukwezi dutangiye dufitemo twarahinduye imikorere ngira ngo murabona ahantu rwose dusigaye dukorera ko ari mu buryohe mu bustani bwiza kayaga keza. Aha ni kwa padiri aho bita muri Saint Paul, ahantu heza cyane haba amasare y'ubukwe, inama, aho kwifotoreza. Ngira ngo nkaha mubona rwose murabona ko abantu benshi baba bari mu mujyi ntago baba bazi ko hano hari ahantu hameze gutya rwose. Saint Paul habamo ibintu byose, numva nta kintu wahabura. Hagera tureba abantu bari gusudira, igaraje, abanamba barahari, harimo restaurant, harimo sare z'ubukwe. Ngira ngo murabizi ko ariho tujya dutarabira iyo twaje mu nzu y'ibitabo Summit kwa Dashim. Hari ibintu byinshi byiza cyane ahangaha muri Saint Paul. Ngira ngo mwabibonye ibiti byiza cyane, akayaga gahehemuye, amafu n'amafunguro birumvikana. Aba bantu bazi gupanga ahubwo nuko rimwe na rimwe ubasanga benshi mu bo bapangira tutabizi. Murabona ko ari ahantu heza cyane. Padiri rero yarakoze byarakuze, ntabwo ari ibitewe ejo. Murabibona ibiti yes. Aha ni heza cyane, aha ni ahantu heza cyane. Iki ni igice kimwe dusuye, ariko n'ahandi tuzagenda tuhabasurira. Murabona ko ibiti biba byitaweho bikagira agasura keza. Murabona rwose nkaha mpagaze rwose, murabona ko rwose meze neza. Ahangaha rero kuhakorera ibiganiro birafasha cyane ku bantu bazi ibya utungaji, ibyo mu Kinyarwanda bakunda kwita ubuhanzi, ariko habarimo n'ubusizi, harimo n'ibindi. Ahangaha hashobora kukwinspira, uteye intebe hano ushobora gutekereza cyane, waba ufite igitabo ukagisoma ukacyumva, waba hari n'icyo wandika, ari ubushakashatsi urimo, byose bikagenda neza kubera wiyumvira utunyoni turirimba gusa. Nta honi, nta mwotsi w'imodoka, keretse iyo bari gusudira nabwo ni gake cyane. Kwa 4 dutangiye rero nako kurimo kuzajyamo icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka. Byanze bikunze ahangaha igihe tuzadukorera ibiganiro hano tuzabanza twibutse amateka yaho uko byagenze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ahantu hakunda kuvugwa kimwe na Sainte Famille no hirya hano muri Sera, hasigaye aho basigaye bita muri Centre de la Vigerie. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho, ariko nagira ngo mbereke rwose ko dusigaye dukorera ahantu heza cyane. Yarakoze padiri kandi mujye mumuteza imbere, ndabizi rwose. Kandi koko sibyo mbingingira, abantu benshi bahakorera amahugurwa, abantu benshi bakunda kuhakorera ubukwe. Ngira ngo higeze no kubamo kaminuza yo bitaga Christian University, niho yigiraga itarahagarara. Ni ahantu hari ibikorwa byinshi cyane kandi biruhura. Nanjye navuye mu rugo ndwaye umutwe, ariko ubu ngubu rwose byarangiye kubera akayaga ka hano ko muri bino biti. Ubwo rero reka komeze gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugarutse mu kiganiro cyacu na mwarimu wiriwe neza. Muri commentaire nyambona bambwira ngo izina ryarahamye rya mwarimu. Ariko ndiwe.
natangiye kwigisha mfite 22. Nta birenze rwose ariko nibyo niba ryarafashe ariko nararikujije niko bajya bambwira niba ntago wari kuza ritariho ubuso umurobyi wamwita umushumba rigafata ishwe ntago byakunda ubwo nuko hari impamvu hari aho bihera amasomo ariko ni nandi twatangiye cano tuvuga ko ari amakuru avamo amasomo icy'ingenzi no kwigisha abantu niba hari ababyungukiramo byaba ari byiza sino twigishije abana twigisha abakuru twigisha abasore twigisha segonderi twigisha abarimu ubuno twigisha abandi bose abasigaye bose mu mashuri twavuyemo ishuri ni irigiri nta gitangaza kirimo rero niba bona ridakwiye bazarikuraho bazarihindura yego ejo ntago wigeze umbwira uko weekend yawe yari imeze twabaye nkaho tubipfundikiye ndende rero ni ndende tunyuriremo muri make nibyo birumvikana ariko weekend yatangiye kuwa gatanu yego kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ejo no kuwa mbere iby'ingenzi nuko kuwa gatanu nagiye Nyanza kuzana abana ku ishuri ariko ntabwo byari byoroshye yego ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye reka ndekeraho ikintu cyashimishije nuko nari maze iminsi mvuze nkoze ikiganiro kuri bya bindi umukuru w'igihugu yavugaga agenda abona ku mihanda yego noneho mvuga ko iyo ugiye Bugesera ukinjira ishyamba uruhuha ugakomeza rwa Busoro nari navuzemo ko mu murenge wa Busoro umuhanda uhora ukoze impande z'umuhanda zihora ziharuriye nabivuze mu kiganiro ndavuga nti iyo ugeze muri Muyira kugira ngo uhiduye akarere kwa gatanu nsubiyeyo ibyo navuze nasanze ariko bikimeze nta cyahindutse se nasanze uko nabivuze ariko bimeze n'ubu ngubu nuhanyura igihande cy'umurenge igice cy'umurenge wa Busoro abaturiye umuhanda barawukorera bavanaho ibyatsi ntago ariko wakwinjira muri Muyira ugasanga urwiri rwagiye no mu muhanda rurimo bwenda rigore kaburimbo ruri kuyataka ariko n'abaturage nta bafite isuku iringaniye par rapport y'aba Busoro n'abantu na bose hose ni kumayaga ariko niba ari imiyoborere niba ari imyumvire ubona kuba baturanye ntago imico ari imwe isuku magira ngo harimo ni wenda n'ikijyanye n'ubukungu kugira ngo Busoro irakize par rapport ya Muyira birashoboka icyanshimije nuko nagiyeyo uko ndabivuze ngasanga ari uko bimeze kuko iyo biza kuba ari contraire kandi hanyura abantu benshi bari kugira ngo wenda hari icyo mpfana n'umurenge wa Busoro cyangwa hari icyo mpfa n'umurenge wa Muyira so nasanze ari uko bimeze rero ninjira Nyanza mu mujyi bijyanye n'amashuri ibyo naboneyeyo ntabwo nabitangaza ni byiza se cyangwa ni bibi byari bigoye gukura umwana ku ishuri byasabaga gutanga ibisobanuro na hari ikigo namazeho amasaha 4 bamunyine ndasobanura hari uwawe se ndasobanura hari undi se ndasobanura ariko birangira bamumpaye dutashye uribuka ko twagiye ahantu gutarama twarajyanye byari ibintu byiza cyane buriya nuko nibwo bwa mbere mbonye ahantu ngeze nkava nafashe ijambo ariko kiriya kirori cyo kuwa gatanu twari twaragiteguye igihe kinini urabyibuka ubutumire twabubonye ku munsi w'abagore bana mpageze noneho mpuramo n'abantu b'inshuti zanjye b'Ikibungo n'abandi dukora umwuga umwe ba Mwanafunzi byari ibintu bishimishije cyane ngewe byaranananiye gutaha nahakoreye umuganda navuye umuganda wanjye wowe ubwo kuwa gatandatu ariko icyo cyumweru twari twarapfushijemo n'umuntu ibyo byose twabikoraga dufite n'ikiriyo ku Gisozi umubyeyi twamushyinguye ku wa mbere basize abana 3 nahumviye akantu abantu bagomba gufata nk'isomo yego mugabo niba yitwa Musirikare niba yitwa Musinga ariko yavuze akantu inshuro 2 avuga ngo iyo upfuye ututira uba wujuje iyo upfuye ututira uba wujuje yabivuze 2 gupfa ututira ni ugupfa wari ugikora
sibyo wari ugikora gututira abantu batabizi ni ukujya gushaka ibiti byo kubaha umutiba igitebo ariko n'imbariro zo kubaka babyita gututira yego iyo upfuye ututira rero uba wujuje ni ukuvuga ngo umuzigo wawe uba uwubonye ugenda nk'uwujuje kubera ko wari ukibirimo yego ako ni akantu numviyemo hanyuma nyine umubyeyi aruhukire mu mahoro ubwo twamusezeho ku cyumweru hanyuma ku wa mbere nibwo twamushyinguye i Rusororo umunsi wo kuwa gatandatu ubwo sindi kwibuka uko byagenze ariko kubera umuganda nari nawukoreye i Masaka igice nyuma y'umuganda byabaye kuryama nta kindi cyabaye yego ku cyumweru nabwo ku cyumweru ubwo nagiye Nyandungu manza yaragiyeyo kuwa mbere yes jya kubona ahantu mba nkeneye kujya kuruhukira kuruhura ubwonko mbonana n'ubuyobozi bwaho turaganira bambwira gahunda zihari n'ahantu hafite ibikorwa byiza biteganijwe yego ngewe uko mbonye akanya amasaha birabahagije ntabwo ari nko kwirirwa y'umunsi wose so muri make nibyo ngibyo ntabwo iminsi 3 ni myinshi kuyirondora isaha ku yindi ariko nagiye na Kwetu wagiye muri ya sauna ku cyumweru nagiye muri Kwetu ahubwo icyo nabonyeyo nikira ni sauna ifite isuku cyane wagira cyayifite rwose ifite isuku cyane hari umwana ubyitaho cyane ko simperukayo hari umwana ubyitaho woza ziriya mbaho hari izindi sauna ujyamo ugasanga ari imyanda yitendetse hagati y'imbaho hari naho usanga ibinyenzi ariko kariya ka sauna ka Kwetu vraiment karasukuye ndumva ari ibyo uyu munsi udufitiye iki mu gaseke uyu munsi rero ikiganiro ngiye gukora naragitindanye ariko ntarirarenga umunyamakuru mugenzi wacu Ngoboka Sylvain ukorera i Karongi arafunzwe ari mu maboko ataraye uyu mwana si ubwa mbere navuga ko ubuyobozi bwahariye bumwigirizaho nkana ubushize yamaze iminsi 59 mu nzererezi Tongati avayo nabwo azira akazi cyakora ndaza kumugira inama cyangwa reka mbanze mugira inama umunyamakuru wiha n'abandi babyumve iyo wihaye kuvuga niba itangazamakuru rikora mu nyungu rusange bivuze ngo amakuru ufite ari si ngombwa ko agukoraho ubona yagukoraho wayahundi akabari uyatangaza ariko kayihorera cyangwa kayihorera kuyihorera byo ntabwo ari afite inyungu rusange uyahundi kuyihorera nta birimo umunyamakuru yihorera wese we uyahundi cyangwa ugahamagara abandi 3 cyangwa 4 bakaza bakayirebera yego bakanayatangaza kuko ubwo n'abandi bakorera mu turere bafite uko babanye n'ubuyobozi bwaho neza cyangwa nabi nta neutrality bamo abanyamakuru bakorera mu ntara kugira ngo abe neutre biragoye yego afite uko ubuyobozi bumubona neza cyangwa nabi kuko hari nabo baba bafite bari ku magroupe WhatsApp y'abakozi b'akarere aho kugira ngo umunyamakuru akaba mugishwa nama izo cases zigeze ariko arabamaze kugira ibibazo kubera gukora inkuru z'akarere kamwe akazitunarikaho yego so Sylvain Ngoboka ari muri abo hari n'undi wakabonye nawe byigeze kubaho bikageraho wayazira ntabwo ari byo Ngoboka mbere ajya Tongati ibintu byabivuga kubera ko ntabwo nishimye kuko icyo gihe yagiye Tongati amaramo hafi amezi 2 59 ni haburaga umunsi umwe ngo amezi 2 yuzure yego ababaje cyane ni muri ya nkubiri havagaho njyanama yose ya Rutsiro na nyobozi ya Karongi icyo gihe Ngoboka yari afite amakuru yashakaga ku breakinga babizi ko yafite ajyanye na connivance nabyita si nk'akagambane hari ni nk'akagambane karimo umuvisi meya wo muri Rutsiro washakanye n'umudirecteur w'ibidukikije muri Karongi yego hakaba harimo ikintu kimeze nka iyo connivance ifitanye isano n'ibidukikije byo muri utwo turere twombi imigezi icukurwa umucanga n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro n'iby'ikivu yego icyo gihe Ngoboka bamutwara mu nzererezi ibi mbivuze uno munsi kugira ngo abazi no dossier abo twavuganye nabo tutavuganye
Ngoboka niba afite icyaha ashyikiriza urukiko aburane twese tubimenye, kuko ikimaze kugaragara nuko ibigo byinshi bya transit centers byafashwe nk'ahantu ho muri munyumvishirize, ariko ni mu turere tumwe. Dukunda kumva Tongati, dukunda kumva Ntyazo ya Nyanza, muri Nyanza, Tongati muri Karongi, ariko sindumva ibyamugera muri Gatsibo, cyese niba uko ntabaje makuru bagerayo. Ngiye nasuye Kabaya muri Ngororero, nasuye Kinigi muri Musanze, Ruhuha babatwara buri gihe bisikana nabo. Ruhuha nawe yigeze kugira kesi y'umuntu bigeze gushyiramo umugabo wa paritse vewiti, igihe Dukaskovia niwe wamuvugiye avamo. Aha, indi kuda kuvugwa ni Nemba muri Burera cyangwa Gakenke, nawe yigeze gufungirwa umusaza witwaga Kabatsi Poncien, amaramo amezi 3 aranayarenze. Marezo maho bamurekuriye byanamumviriyemo ntago yagize impanuka, yaje kuzira impanuka arapfa, n'izindi ariko ntabwo dukunze kubyumva. Kayenzi yo muri Kamonyi nayo ntikunda kuvugwa, nubwo nayo igigira amakuru rimwe na rimwe kubera ko bakamenya ubundi buryo bayeza. Ariko ikigaragara nuko muri biriya bigo hakunze kujyayo abantu barengana, ari icyaha yakagiye mu rukiko. Icyo gihe uwo musaza wa Nemba Gatabazi yari guverineri, namubajije arambwira ngo ni tolerance zero ngo ku bantu badistribuwa ibiyobyabwenge na fraude. Ibyo ni icyaha, bamujyana mu rukiko akaburana. Na hano kwa Kabuga muri corona nigeze kuva ari umugabo wahoze ayobora, umudogiteri wahoze ayobora ya kaminuza bafunze y'Ikibungo. Ibyo bintu byose bigaragaza imikorere idahwitse. Ngoboka rero icyo gihe ajya Tongati amara iyo minsi, nyuma za kurekurwa. Inzego zimwe zinavuga ko zakoze ubuvugizi, ariko ubuvugizi ntabwo mbubona. Niba ahantu muri transit itegeko rivuga ko bamara byo iminsi 90, umuntu akava yamaze 60, ukavuga ngo wamukoreye ubuvugizi hafi ya ntabwo. Ngewe umuntu akigerayo icyamfasha mbishoboye nukuvuga ngo niba ari icyaha najye mu rukiko, cyangwa se niba atari icyaha ntataye nkayibaze umunyamakuru. Ubu rero bugiye kuba bwa kabiri. Uti rero yazize iki kuri no nshuro? Ngo ashobora kuba yarapostinze ibintu bijyanye n'ibibera muri Tongati, ko hari abantu bakubitwa cyangwa bamwe bakahaburira ubuzima. Yego. Ariko akaba yari afite andi makuru. Ibyo nibyo ashobora kuba abakurikiranyweho ko byabaye nko gukwirakwiza ibihuha. Ariko mbere gato yari afite amakuru ashaka kubreakinga, ashaka gushyira hanze y'umuvisi meya muri Karongi wigeze kwiguriza amafaranga, kwiguriza simbyise kunyereza. Amafaranga yagombaga gukoreshwa mu gikorwa cyo kwibuka mu murenge wa Gashari. Ibyo bintu biri documented, inzego zabigiyemo, iyo dosiye irazwi. Birangira wa muvisi meya amafaranga yasubije kuri konte y'umurenge, ariko yamaranye amezi atari munsi y'10. Ibyo kuba Ngoboka yabivuga ari ibintu byabaye donc nta cyaha kirimo. Inzego zirabizi, wenda nubwo zahishiriye visi meya, ariko nge zarabinyemereye ko byabaye. Icya kabiri, uwo muvisi meya akaba yarubatse ahantu bisa naho binyuranyije n'amategeko, aza no guhagarikwa. Inzira hari. Noneho uko byagenze, kandi muri Karongi inzu zihari zahagaritswe zituzuye zirahari nyinshi, harimo niyo ugeze kuba guverineri w'Intara, harimo niyo umuntu w'umukire uhavuka ariko utakiriho, wari utuye hafi yaho twakoraga ibiganiro na Jarasi hano hirya. Urumva ibyo ni ibisanzwe. Inzu yubatswe igahagarikwa ntiwayihisha. N'ubu mbivuze abo bose izo nzu zirahari. Ntagenda nkayikwereka ngo iyi ni ya kanaka, iyi ni ya kanaka. Niba harimo ya visi meya, umunyamakuru bimaze kumenyekana, umunyamakuru yandikiye umunyamakuru umwe. Iyi nkuru iravugwamo abanyamakuru 3 n'umuyobozi. Umunyamakuru umwe ashaka kujya kureba ibyo Ngoboka avuga, yandikira visi meya ati ko bivuga ko hari amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31, ubwo n'umwaka ushize 2025, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse ubu mukaba mwaramaze kuyasubiza. Byaba ari byo
byagenze gute kugira ngo bigeraho. Kiri ikibazo cya mbere umunyamakuru amubajije. Ikibazo cya kabiri, hari abaturage ba Rubengera babanenga ku bijyanye n'imyubakire, aho ngo mwasabye ibyangombwa byo kubaka cyangwa kuvugurura ariko mugakora ibitandukanye n'ibyo mwari mwemerewe ndetse mugahagarikwa. Bamwe bakavuga ko atari urugero rwiza nk'umuyobozi. Hanyuma ati nyakubahwa visi meya, koko nibyo murabivugaho iki? Ni ibibazo umunyamakuru wa mbere amubajije. Hari icyo bivuzeho? Igenda gake. Meya ahita asubiza ngo ibyo byose ntacyo mbiziho, ni mwebwe mbyumvanye. Kandi iki cy'amafaranga urumva ni ibintu biramubajije. Icy'amafaranga yabaye kesi nubwo itagiye mu rukiko, babikemuye amiable, ariko inzego zifite dokima, harimo n'izabinyemereye. None ati ntabyo nzi, uri umuyobozi ntacyo mbizi, niwe mbyumvanye. Icya kabiri, icy'iyo nzu keretse n'iyo nzu azayihakana, kuko aho yahagarikiwe iracyaraho, keretse navuga ko ari iya murumuna we cyangwa undi muntu. Ibi bintu rero ahita abyitarutsa, abyitarukije rero afata ko ari Ngoboka watumye bimenyekana, kuko Ngoboka niwe wari ubizi byose. Uyu munyamakuru wabivuze, uyu munyamakuru uri kubaza ntabwo akorera i Karongi. Hanyuma rero umunyamakuru wa mbere ni Ngoboka, umuyobozi ni visi meya, umunyamakuru wa kabiri ni uyu nguyu wabajije visi meya. Amaze kuvuga ngo ibi ntabyo nzi, visi meya ubutumwa abwohereza undi munyamakuru, amubwira ati uyu munyamakuru uri kumbaza gutya na gutya, ateye gute, nwa hehe, ese byagenda bite, twabona na gute ibintu nk'ibyo. Inkuru iburizwamo. Nawe umunyamakuru ati simba jene, ariko arabimbwira. Bumvise icyo nita sinerije. Amakuru yavuye kuri Ngoboka agera kuri uwo munyamakuru, umunyamakuru abaza visi meya, visi meya abihakanye, ayitarukije undi munyamakuru, kugira wa munyamakuru abwire wa undi wayabajije, wa undi wayabajije nawe inkuru arayikansoringa, ariko arayimbwira. Kubyumva? Kandi Karongi ibi bintu barabigira. Kera nkora kuri Value News, icyari ikinyamakuru cya nyakwigendera Umuhire Valentin, nakunda kwandika inkuru za auditeur general. N'ubu turi kwitegura raporo kuri 30 z'ukwa kane irasohoka. Ejo ku itariki 2 z'ukwa kane muri Sainte Famille ahangaha tuzasesengura ibyo auditeur general yagaragaje umwaka ushize mu turere no mu bigo bya leta. Nimvayo nzakora. None icyo gihe cya Value News ntangiye kwandika, nagendaga ikigo ku kindi nkavuga ibyo auditeur yakivuzeho, ibyo mfitiye ubundi buhamya n'ubusesenguzi nkabyongeraho. Maze gukora nk'ibigo 5 nari nahereye mu turere, maze ndangije 5, umuvisi meya wa Karongi ahamagara Valante. We Karongi ntarayigeraho, ahamagara Valante ngo ariko uyu mukuru Karege yango ko ndeba ngo uturere twose aduhe turagura ntihari hafi kugera ntari hafi kugera iwanjye. Okay, arongera uwo muvisi meya arongera aca kuri wa munyamakuru, barimo bavuga ngo tuzabonane, tuzahurire ngira ngo imuhanga. Biranga nabyo ndabyihora, ntabwo icyo gihe nabivuze kuko yari umuntu twari twaraturanye, kuko yari yaragiye yavuye mu mujyi wa Kigali. So bivuze ngo Karongi tuturira tugira cyane, kandi abanyamakuru bariyo je regrette babaye nk'abafatanyabikorwa b'akarere usibye Ngoboka. Ngoboka rero nawe kugira ngo ibibazo atazahora ahura nabyo, biramusaba nawe kugira imikoranire. Aho kugira guhora ufungwa nk'urugi, amakuru yafite wayaha undi mugenzi wawe, akanaza akaverifya ntabyizera 100%. Ariko ibingiye bivuze kubera ko hari inzego nabajije ku byaya mafaranga visi meya yigurije. Ndabyumva. So ibi byose rero Ngoboka kuba bimukoraho byakabaye isomo pe, byakabaye isomo nta muntu wo kwitunarika ku nkuru ya wenyine. Iyo ari ibintu bishobora kuba byara amazi nk'ibisusa, ushaka bo mufatanye cyangwa se ukanayibaha burundu, kandi uti yandike gutya, ariko aho kugira ngo abantu bakomeze bakugaraguza gati. So nukuvuga ngo cette fois-ci, by the way, ubwo Ngoboka ajyatonga ati bwa mbere byagize impact ya Rutsiro
nyobozi na njyanama byose bigendera rimwe, na nyobozi ya Karongi iragenda manza icyo gihe havuyemo meya gusa n'uwamusimbuye nawe ubu nta gihari, bigera kuri no ngoma ya Muzungu Gerard. Muzungu rero ibyiza yakoze mu karere ka Kirehe mande ebyiri bakamuragiza Karongi, abanyakarongi bakongera akamwizera bakongera akamutora, nakomeza imikorere nk'iyabamubanjirije. Urabyuka ko reje ubundi bamubajije ati uwo mudamu wavuye kuri centre de santé ya Biguhu agasubiraho kubera mituweli bikarangira abuze ubuzima, urabizi ati sinari imari, akavuga ati ntabyo nari ntaraza mukuru w'igihugu ati se jewe nari imari. So bivuze ngo imikorere yari isanzwe muri Karongi Muzungu atayihinduye, wazasanga ishema yakuye Kirehe byamuviriyemo kugororerwa Karongi ripfuye ubusa, niko nabivuga, cyangwa se rivuyemo umugayo. Kubera iki? Ikintu cya mbere agomba kugira utwo tuntu twinshi twagiye tugora Karongi, ngira ngo abo ngabo ni naho hari wa mudugudu wa Rugabano, ngira ngo umukuru w'igihugu yagiye gusura agasanga niba ari ikibazo cy'ubutaka, niba cyari ikibazo cyaho abaturage bazirika amatungo, sinibuka harimo utuntu twinshi, imihanda idakoze ihuza Karongi na hano Ruhango, guhinguka Buhanda n'ibindi. Ibyo umuyobozi yaje ari mushya kandi asimbuye abantu bateje crise, aje muri crise abanza kureba ibyateje crise, akabanza akaba ibyo akemura. Nangoboka vraiment amurebe. Ubu ngo bafungiye he? Kuri station ya Bwishyura. Bwishyura ngira ni hariya mu mujyi wa Kibuye. Ubwo rero n'abandi bafatireho dukanure, tube hafi, tube maso, uyu mwana adasubira tongati. Niba ari icyaha tumubone mu rukiko, niba ari ikosa rya kwihanganirwa barimubwire yikosore atahe mu rugo, aho kumujyana muri transit. Ubwo butumwa bwari ngombwa cyane. Urumva ibyo ngibyo nari mvuze nishatse no gukomoza ku bya Clement, ibyo uwo muvisi meya ibyamayeho ni nk'ibya Clement, ariko we ntago bamusenyeye, barahagaritse ibya Clement bahise bashyira hasi. Yego. Hari ikindi ni umwana w'umukobwa wakubitiwe hariya hakurya ucuruza amayinite, yakubitiwe uranyibukije Irwamagana akubitwa n'umukire akamugaragura hasi ngo yamusebeje rwose. Umukobwa arasaba ubutabera. Oya ntabwo niyo atagwisaba n'abandi babumusabira, kubera ko urumva uko byagenze. Umutekamutwe yigize umukiriya wuriya mucuruzi witwa Eric, hanyuma akora komande kwa Eric kuri telefone, hanyuma kuri finali arababwira ngo nimwume umu agent ambikurire mbishyure. Abakozi ba Eric bafata telefone yo muri iryo duka rya Eric cyangwa depo, abakozi be telefone yo muri iyo nzu bayishyira umukozi umu agent ngo akirita umukiriya wabo. Umukobwa mu kumwitana aramubwira ati ishyirira amafaranga kuri no nimero 150. Arabyumva kuba yarazanwe telefone n'abakozi ba Eric. Hanyuma amaze kuyashyiraho umukobwa ajya kwishyuza kwa Eric. Hanyuma agezeyo Eric nawe kugira ngo yicare atuze yumve uko byagenze, arebe niyo nimero yahamagaraga, yumve niba n'uwo mukiriya muzi, ahirika hasi. Umukobwa ngo agwira n'imodoka, gira ngo arutu video dutoya n'udufoto uraza kudushyiramo. Baramugaragura mu muhanda, umwari w'umunyarwandakazi. Ubwo nawe birumvikana yambaye amajipo, niba yambaye amajipo kandi n'amajipo koko bijya hejuru. Aha hantu muri kampanye ya 2017 niho umukuru w'igihugu yavugiye, yari yamamarije Kayonza na Rwamagana bahuye. Niwe yavugiye ngo umwari w'umunyarwanda, umugore w'umunyarwanda ni don't touch. Icyo cyumva? Ndacyumva. Niho yavugiye ngo don't touch.
none Eric yatacinze muri corona nabwo twongeye kubona umugitifu wa Cyuvi nabwo agaragura umwari w'umunyarwanda mu muhanda nawe byamugeze kuri yageze no mu rukiko yego Eric rero biragusaba kugisha imitima inama cyangwa ushaka uyu mukobwa umugishe umusaba imbabazi unamwishyura ayo mafaranga kuko telefone yitabiyeho yavuye iwawe mu bakozi bawe ni yawe kwa si kandi yabikoze mu nyungu zawe yego so niba umutekamutwe yifashishije wowe either murakorana cyangwa akorana n'abakozi bawe ibyo nibigera mu rukiko ntabwo muzabicika yego ariko kubera ko turi muri gahunda yo guhuza byakabaye bitagomba kugera kuri ariko yabishaka atabishaka nibyanga haguruka turi kuvugana ndi kukumva haguruka ndahoze mvugana na executive wayo urabyumva yego Karado turavugana so bivuze ngo uriya mukobwa we uriya mukobwa nadasaba ubwo butabera izo nzego haguruka Karado Profame twese hamwe n'abandi bazafata na za senefu zakabaye zibijyamo bazafatikanya basabira uriya mukobwa ubutabera ubu kuri no saha biroroshye ko uwamusubiza amafaranga yibwe byaba bihagije byaba bituje yego ariko nibirenga bikagera mu rukiko ari amafaranga azagarura hanyuma Eric hano banamucyahe ahantu ashobora guhanishwa igifungo igisubitse ashobora guhanishwa sinzi ariko azabibazwa yego yakabaye rero afatirana kuko ibintu byabaye byabereye iwe umutekamutwe yari umukiriya we telefone yavuye mu nzi we ijyanwa n'umukozi we niwe wayijyanye umu agent yibwa 150 agomba kubitanga cyane rwose kandi akanamusaba imbabazi niba yamugaraguye ni ikibazo hari agafoto ndi kubona rwose yego amajipo ari mu kirere abantu rero abantu bakabayerega nabanza kugenda gake sinzi ikibazo cyabaye ku buryo abantu ibintu byose bashaka kubikebuza imbaraga ngo kuba kuri umukire kuba kufite uri umuntu abonye ari umuntu w'umusore munini umu agent n'umwana uri kwigerageza amahirwe nayo ngo arebe ko yazagera habaye Eric aho kugira ngo wumve ikibazo cye uhise ugaragura dore birajya kumera nk'ibya wa mugabo wakubise umukirina mu muhanda i Bugesera abantu bateye batyo rero ayinya tugomba kubacyaha bakikosora bakwanga bakazajya bahora mu nkiko nko nabivuga ubu rero uriya Eric ikindi cyanyuma yego abateka mutwe bo ni benshi ahubwo icyanyuma nuko abantu bagomba kumenya ko isi yabaye umudugudu si n'umudugudu gwabaye urugo abantu bose babaye abanyamakuru nta kintu na kimwe wakora hari abantu barenze batatu menya ngo abo batatu bose ni abanyamakuru cyangwa se umwe muri bo ni umunyamakuru cyane rwose abantu ibyo bintu babyitondera ni nayo mpamvu usibye wabonye na wa wundi wasirapinze umugabo wese ko ako kanya na bya bindi numva mu mujyi wa Kigali ngo wazanye drone zo kureba abanyara no aho iyo nyara ku muhanda abacaho ubwabo ni abanyamakuru barafata video cyane so icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya ikintu cyose umuntu agomba kwitonda kuko kamera ziruzuye mu mifuka y'abantu ni kamera gusa ku mihanda ni kamera gusa uriya mugabo natagira ngo abigarurire hafi avugane n'uriya mu agent bizamubana ibindi yego kandi ni igisebo kuri we afite bashiki be afite umugore afite abana wenda barimo abakobwa udahaye agaciro uriya mu agent kuramusuzuma ngo nuko yambaye ijire kweri ijire ya company ko yirwa kuzuba niyo wasanga nawe mbere yo kugira ngo ugere muri iryo duka waraciye aharenze ahabwo hari abantu bakubahanye nicyo ngicyo okay urakoze kunyibutsa nangiye kukibagirwa wari ugiye kukibagirwa reka nkwera kandi gakuru ari nako tunasorezaho muri Uganda hari umukobwa mbona w'ikizungurizi rwose niwe wabonye mu maso ye ntago ndahabona nashakishije nahebye ariko rwose afite imiterere iteye ubwoba ariko biravugwa ko yamaze ukatirwa imyaka 6 cyari kunda ngo niba cyari kunda azira kwanga umusore oya uyibigoreka yazize kuba bazabana nabyo ntabishyire mu bikorwa
byaba bikaze cyane izi manza nk'izi urumva niba ejo twaririwe muri gahunda ijyanye n'ubutabera sana ukaba utangiye kunzanira mu makesi hano izo kesi ntabwo bajya bazirengera kandi zirahaba cyane bakicecekera ubu rero kubizana bivuye i Bugande uragira ngo n'aba hano babigige kandi bibaho pe bibaho cyane ariko nk'izi manza nazo zakagiye zikurikiranwa mwari. Ikibazo nuko inkuru nabonye Abagande bari ukuntu bari rigide ukuntu barakasa bo baravuga ngo uyu mukobwa ngo yishyura amafaranga anafungwe 6 yongereho indi 6 bo barashaka ngo afungwe 12 urumva rero niba abacamanza iki ubundi nk'iyi dossier nkurikije gahunda u Rwanda rwihaye bari kubwira umukobwa ngo kora plan yo kuzishyura uyu muntu amafaranga ye genda ukore imyaka 6 yaba nayakoreye nta wamenye cyane kuko niba yarize kugeza agraduatinze yashobora guhita abona akazi akandika uburyo aziyajya yishyura uyu mugabo. So nizere ko wenda kujurira bizashoboka ariko nanone Uganda ntabwo ifite gahunda nk'iza hano ngo amagereza yabo aracyarimo imyanya sibyo gereza zaho zo ziracyarimo imyanya nta bucucike buriyo ariko gufunga umuntu nk'uyu uzira ko yanyereje amafaranga yamurihiye akaba afite skills aho kumufunga wamujyana agakora imirimo iyo myaka 6 wamuha akazi ahubwo adahembwa kugeza aya wa mugabo ashizemo ubundi cyo nicyo cyakabaye so kumufunga byo nubwo warumbwiye ngo ukuntu ameze nge ntago nigeze mureba mu maso ariko rwose urebye kari agafoto ahagaze nibyo yabizira ibihe ibyo ukuri gutangara ameze no ariko hariya ni mu kindi gihugu nacyo yakize no kubateye gutyo yabizira nabyo yabizira so urumva rero kesi mu Rwanda zagiye zibaho ariko ntago zigeze zijya mu nkiko ubushize hari inkuru mu mwaka ushize ngira ngo umurenge wa Nyabitekeri cyangwa Bushokero muri Nyamasheke hari umugabo umwe nawe umusore yakundanye n'umukobwa bemeranya kuzabana bubakana inzu anamutera inda noneho umuhungu ashaka gukwepa wa mukobwa ashaka kujya gusezeranira mu wundi murenge ngira ngo nk'Akagano umukobwa arabimenya umunsi w'ubukwe wa wundi nyirinzu na nyirinda aza kuri yanzu buri bucyo umusore akajya gusezerana wa mugore arazarara muri yanzu umuhungu abura naho acamanza n'amakote n'ikote yajyaje gusezerana mu murenge yarifatiye hanze ariko umugore aramubwira ngo wasezerana wagira gute iyi nzu ni yacu n'iyinda ni yacu ubwo uzagaruka muri ino nzu ari uko ari ngiye mugore bitabaye ibyo mugende mushaka handi mujya kwibera ariko ubwo buhemu abasore barabigira n'abakobwa barabigira yego ariko nta cyakurikiye nta yindi nkuru nigeze numva kuri iyo kesi niba umusore yaragiye akajya gukodesha akayisigira nyirinda niyo byaragenze bite ariko izo kesi hano ntago zikunze kuza mu manza nta nubwo zikenewe ariko aba ari ubuhemu gutesha umuntu umwanya ubwo bibaye kwishyura byasaba no kuvuga ngo n'inyungu yamurihiye kuva 2015 imyaka 11 ubwo bashyiraho n'inyungu uramukobwa niyamena ariko nanone gufungwa kwe simbona icyo byatanga cyo bizatanga oya yego ntacyo byatanga Premium Construction Group nabikunze mu kiganiro cya Cyejo washyizemo ya ntuza ya Premium ubutaha ujye ushyiramo na Vista Kigali wariterne cyangwa ya mafoto y'amazu y'Imaranyundo ujye ikiganiro kimwe ushyiremo Premium igikurikiye ushyiremo amazu y'Imaranyundo ikindi ushyiremo Vista Kigali bizaba bihagije yego ariko n'abandi Construction Group n'abanjeniyeri beza cyane b'abahanga b'abaprofessionnel cyane bakora ibintu byabo neza cyane iyo ufite ubutaka bwawe cyangwa ikibanza urabahamagara ukabereka ikibanza cyawe aho kiri bakaza bakagipima bakareba ese iki kibanza cyajyamo inzu ifite uburemere bungana gute ese iki kibanza cyajyamo inzu ingana gute ese iki kibanza cyawe cyakoreshwa iki byose bakakugira inama ndetse n'abari hanze y'u Rwanda namwe ntimuhejwe muri Premium
mushaka kubaka inzu zo kuruhukiramo murabahamagara mukabanyuraho bakabakorera iyo serivisi bakabahereza inzu zanyu zuzuye neza cyane. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB ku munara uhari munsi gato rwose kuri uwo munara hari ikizu kinini ukinjiramo uhita ugera muri Premium Construction Group. Mubahamagare kuri 0784 42 cyangwa 0785 5 9 yego 80 yego 5 n'ebyiri ndabizi. Vista Kigali uyu munsi ni kuwa 4 uyu munsi ni kuwa 3 uyu munsi ni kuwa 3 bazatangira ndihuse ariko ntacyo n'ubundi kuwa 4 hazagera yego ejo rwose ni munyarukire hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira muri Vista Kigali. Hari agakoko kapfuriweho, yego agahene kabagiweho, agafi karobeweho, mbese agakwavu gahigiweho, hari mucoma, agatoki gatemeweho, yego hari mucoma uzi kubikora neza cyane wisuku wa discipline. Yego ibyo bintu rwose muri Vista Kigali birahari. Bakagira jardin nziza abo wicaye mumva akayaga nkaka ngaka turi kumva muri Saint Paul. Bakagira ibyumba byiza byo kuryamamo, icyumba gifite saro kikagira n'urubaraza. Bakagira sale nziza z'inama, bakagira aho wakinira biyari nziza cyane, bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match. Abarebye match z'Amavubi rwose mwadutangira ubuhamya, ntabwo ibi ngibi rwose ari byo kugarukaho. Muri Vista Kigali rwose ni abantu beza cyane. Mubahamagare kuri 0788 5 40 80 kwa Sostene Musonera. Yego inzu za Maranyundo nazo ni nziza cyane, ziri ku giciro gito cyane, ziri mu mudugudu. Ni inzu ifite ibyumba 4, toilette 3, ikagira annex yo hanze, parking ijyamo imodoka zirenze 3, jardin, clôture ya Ruriba. Rero izi nzu igikoni n'igikoni cy'imbere mu nzu n'icy'inyuma na stock. Yego izi nzu rero nizere kubacika. Ni inzu iri miliyoni 60 irangiye, waba wishaka itarangiye ukirangiriza ukishyura miliyoni 50 ukirangiriza. Nibyo ngibyo mwarimu, ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye muri uyu mugoroba. Ibiganiro byacu kuri KOP ibyo nakagaruka. Asante.